Ndagusuhuje. Mu buzima bwa buri munsi tubana na experience zitandukanye, gusa icyo nifuza ko twaganiraho uyu munsi ni ibyo umuntu akwiye kwitondera mu gihe agiye gushaka umufasha. Umufasha mvuga hano ntabwo ari girlfriend, umufasha ntabwo ari boyfriend, umufasha ntabwo ari classmate, ni wa muntu mugomba kuzabana ryari akaramata. Ndagira ngo iri jambo rihe agaciro akaramata, kubera ko ntabwo ari ijambo ryo gukinishwa, nta nubwo ari ijambo umuntu apfa kuvuga rimwe ngo rirangire, ahubwo ni rya jambo ryitwa ubuzima bwose. Ngira ngo mu nsengero niho batubwira ngo muzatandukanwa n'urupfu. Numva rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ese uri umusore, uri inkumi, ese urakunda, ese urakundwa? Ni byiza, ariko ku bijyanye no gushaka aho muzabana cyangwa muzakundana akaramata bisaba kwitonda cyane. Ikintu cyo guhubuka ntabwo cyemewe. Benshi mu bantu rero baba batekereza ku kuntu bazabona uwo bazabana, uko azaba ameze. Benshi twifuza umuntu uzatwubaha, uzadutetesha, atazatugirira nabi, uzahora wumva ibyifuzo byacu. Yego pe, ariko ikibazo ni iki? Twebwe tumeze dute? Ese turisuzuma? Ese dukeka ko ibyo twifuza ku bantu bo batabitwifuzaho? Donc ni nka wa mugani uvuga ngo uzakoma urusyo ugakoma n'iki? N'ingasire. So ni na byiza rero ko ugomba kureba qualities, ariko nawe you have to judge yourself, nawe ukabanza kwijyaginga. Reka rero turebe ni uwuhe muntu, ni ibiki ukwiye kwitondera, ni uwuhe muntu ukwiye kwirinda mu gihe uri gushaka. Ushaka uwo muzabana, muzarwubakana, uzaba umama w'abana bawe cyangwa uzaba papa w'abana bawe, uzaba umufasha wawe, muzagendana, muzabana, muzararana, muzakorana, bya bindi byose abashakanye bakorana. Icya mbere rero ni ukwirinda wa muntu ugukurura gusa, nta kindi ari ukumubona ugahita ugukurura gusa. Buriya attraction igomba kubanza kugira ibiyisasira. Niba ukibona umuntu ako kanya uhita uvuga ngo uyu nguyu yabaye umugore, because cyabaye umugabo, because ntabwo uramenya uwo ari we. Kuko uwo mushobora no kumara kabiri agahita agaragaza iki, ya myitwarire yose. Ushobora no gusanga rero hari imyitwarire udashobora kugira gute kwihanganira, cyangwa ingeso utaruzi. So ni byiza rero ko niba ushatse ufite girlfriend for boyfriend, winjiye mu rukundo, bisaba ko ubanza kureka uwo muntu ukamwiyereka, nawe ukareka akakwiyereka, kugira ngo mubanze mumenyane, murebe ubwoko bw'ingeso muzihanganira. Nubwo nk'umwana w'umuntu tudashobora kureba ngo tugeze 100% uko umuntu ateye, ariko burya abashakana bose nta nubwo bigaragara ko hari ubutagira akageso. Hari ugira akageso, ariko ukabona kubera ko hari umuntu mwamaranye, mwiganye, mwemeranye, mwafatanye, mbese revo yose mwayigiyemo, ukabona uzabyihanganira. Baravuga ngo nta mwiza abuze inenge nyine. Niyo mpamvu nawe usanze ingeso utayihanganira, hari aho bigera nyine bikanga kuvamo. Buri muntu aba afite ingeso ye, cyangwa se akaba afite imico udashobora igoye kuwakira. Ushobora gusanga ari umujura, ushobora gusanga ari injajwa, ushobora gusanga agona mu buriri, ushobora gusanga agira umwanda, ushobora gusanga akunda gutinda mu buriri kubyuka, dore ugasanga wowe ubwawe urabikora ibyo, ariko we ntabishobora. Rero niba ubona utazabyihanganira, irinde uwo muntu ugukurura, ariko mu by'ukuri defo cyangwa se ibyo umubonaho bitagenda, ukaba utazashobora kubyihanganira. Uzirinde wa muntu uhita aza akagutura ibibazo byinshi cyane, bimwe binagaragara ko nabwo yakwikemura, ariko byinshi ukabona byarenze ubushobozi bwawe. Wamaranye ukwezi kumwe n'umuntu mu rukundo, yenda urashaka no kumugerageza ngo urebe ko ibyo yenda umushaka ari byo yifuza, agahita akubwira ati zana icyangombwa cy'ubutaka cyawe, cyangwa se tuzane imodoka yawe, tuyigurishe, mfite ikibazo, tabuze minerivare. Donc atangiye guhita yiprofita ako kanya imodoka
kwigurishe mukuremo minervari y'amashuri ye. Nibyo abantu benshi barihira bashuti babo, boyfriends, girlfriends, ariko akenshi tujya tubona abantu bahemuka. Ntiwibuke wa muntu wakurihiye ya mashuri yawe cyangwa se wowe watumye ugera aho ugeze, byarangira gasanga agize gute, arakwigaritse. Sometimes bamwe bijya bituma baniyahura. Usanga rero ari ikibazo gikomeye. Banza urebe uwo muntu ibyo bintu uri kumwaka cyangwa ari kukwaka, ese mu by'ukuri arabikeneye cyane? Ese yabuze amahitamo, ni wowe wenyine usigaye? Banza ubijyaginge. Kubera yuko urumva ubwo ari ikibazo gikomeye cyane. Numva niba atangiye guhita bikwaka mu minota 2 mutaramarana kabiri ngo namenye ko murimo neza, ari ikibazo gikomeye cyane. Mushobora kuba muri kumwe akagucika akigendera. Izo kesi zirahari cyane hanze. Yaho umuntu yibuka ibyo yatakaje ku mukunzi we mbere yuko banubaka, yabona na karita arimo arazana ese na variyo yabihaye cyangwa se bumwe yaranamucitse, akamubaza so banza ujyaginge uyu muntu support ndimo ndamuha, ese mu by'ukuri ni wikwiriye? Ese ari guha agaciro support ndi kumuha n'imbaraga ndi gutakaza mu byo ndi kumukorera? So kandi rero nakubwira nuko ugomba kubanza kwirinda kureba ubwiza bw'inyuma gusa ngo ukabye, no gushyira emotion nyinshi cyane mu byiza by'inyuma bigaragara inyuma, amaso, amabuno, amaguru, bigaragara inyuma. Ugabanza nibyo washyize imbere 100% nta kindi kintu ugendeyeho. Twese nyine dukenera gukunda umuntu uzishimira, uzanareba ukabona ari attractive, atari ya mvugo bakoresha itari nziza ngo ni igitegwajoro. Ntabwo aba ari imvugo nziza ku bantu umuntu ukenera gukunda n'ubundi, ntabwo aba ari byo. Ariko nyine nawe ugira attraction yawe, umuntu agira imvugo ye, unagira uko ahitamo, agira amahitamo ye. Ariko ugomba gushaka iki? Ugomba gushaka no kureba mu gihe ugiye gushaka, ukareba uwo muntu aho kumva nyine uramwishimiye kameme, ukumva ko ugiye kurambagiza umuntu uri attractive. Ariko mu by'ukuri wijya cyane ngo winjire cyane mu bigaragara inyuma gusa, utarajyaginga imyitwarire mu gihe bishoboka kujyaginga, kuko ari abo bigora gujyaginga cyane nk'abantu bamwe baba batari hafi y'abandi cyangwa se bakundana batari kumwe, biragora. Gusa wibuke ko ibihe bihinduka, menya ibyo ubona ko bitagira gute, ko bidahoraho. Nibyo twahoze tuvuga mbere yo gutangira. Banza urebe ni uwo muntu ese inahinduka nshobora kubyihanganira, ntagumana nawe, ese narwara indwara ikomeye kamworotesha, namugumana, namufashe, namubira iruhande, namwitaho. Ese nagira accident, uwo muntu nzashobora kumukipinga, nzihanganira ubwo bumuga cyangwa se icyo kibazo agize. Tujya tubona abantu benshi ku mateleviziyo cyangwa ku macano ya YouTube baha barihanganiye abantu, wowe yenda wareba ku ruhande rwawe ukumva ntibyashoboka. Rero niba bidashoboka, urumva ko uwo muntu gushaka ako kanya wihubagurika. Twese nidukunda amahoro, so uwa mbere kuyatanga kugira ngo urebe ko nawe agira gute, akugarukira. Niba umuntu uguhamagara avuye mu biro, ukamuhamagara avuye mu biro, ntafate telefone cyangwa se telefone ayisize ahantu mu rugo cyangwa hehe, ugahita wohereza message ngo ndakwanze, cyangwa se ndabayimwibye, ntari kumwe nayo bamaze kuyiba, ntibarakuramo simukadi, ugahita umubwira ngo ukamuha message ngo ndakwanze, uyihaye umujura. Ariko umuntu wawe yenda aracyahari. So ni byiza rero kubanza guca bugufi. Nicyo kintu nasoreza, no kubanza guca bugufi, ntufate umwanzuro uhubaguritse. Kandi ukifuza ko ibyo wifuza ko bakugirira wowe, kwa kundi za karite ugenda utoranya karite, utoranya taye, utoranya umusore, ikofu, ibintu byose ugenderaho kugira ngo ukunde umuntu. Banza nawe ubigire, bibaye byiza waba nawe bifite, cyangwa se ukazagerageza nawe kubyitwaramo neza. Nibyo rero, kuko umufasha ntabwo ari ikintu, ntabwo ari igikoresho ushyiranga ngo cyashaje urajugunye. Ntabwo umufasha ari ikintu kiri ukuntu recycled, uko kundi bagikoresha bakongera bakakiwe. Uyu mufasha ashobora ari uwo n'uwo nguwo, yaba amadini yaba he, nuko bimeze. Rero bisaba kwitonda. Hari n'izindi nama nawe wakunguka ukazidusangiza, ariko ibyo nari mbashije kukugezaho nibyo ngibyo. Urakoze.